Yesu ashimwe bakristo, Yesu ashimwe bagenzi bajya mu ijuru, Yesu ashimwe. Nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Ndanezerewe kandi ndashima Imana yuko ikomeje kubana nanjye, ikomeje kumfasha muri byose. Muri uyu munsi nagira ubuntu bwo kubana namwe, niyo mpamvu mbazaniye ijambo. Ariko mbere y'ijambo reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu nongeye kugushima imbere yawe mwami Imana, kugira ngo nongere mbumbure akanwa ari wowe wivugira. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo ndakwinginze mwami ngo ataba ari njye ahubwo bari wowe, umaze umutima wanjye ukunezererwe kandi ubwenge bwanjye ari wowe ubukoresha. Mwami Yesu, nsabiye buri umwe wese uzumvira ijambo ngo ari wowe mwami uzarikoresha muri we, wataba ari ijwi ryanjye azumva mwami, ahubwo azumve ijwi ry'Umwuka wera. Buri umwe wese uzumva iri jambo ngo rizamugirire umumaro mu ijambo ryawe mwami, ngo ari wowe wikorera imirimo mu mitima y'abantu, ngo ari wowe ugira ibyo ukuraho, ngo ari wowe ugira ibyo ushiraho mwami, ngo ari wowe ugira ibyo uhindura mwami, ngo ari wowe ugira bishasha mwami ugeze ku bantu. ngo kandi mwami n'ibyari biba abadayimoni bashaka kuba mu kirogoya muri iri jambo, abadayimoni bashaka kuvugira mu matwi y'abumvira ijambo bakumva ibindi, ndabirukanye ndabacecekesheje mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Ndakwinginze ngo ijambo ryawe risohoke nk'umuriro waka wo kweza mwami no guhindura ibintu bishasha, kandi ijambo ryawe risohoke nk'umuti ukiza kandi ugakiza burundu. Ndagushimiye Data kuko uryemereye mwami, ndagusabye nizeye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen amen. Amasengesho y'imfabusa ari ibice bibiri. Amasengesho y'imfabusa ari ibice bibiri, ni yayandi umuntu asenga Imana ntiyasubize agasubizwa na Satani. Ese wowe urimo urasenga yahe? Urimo urasenga y'amasengesho azamuka akajya mu ijuru akabikwa, cyangwa urimo urasenga y'amasengesho y'imfabusa adava hano mu isi akagenda akagera mu kirere mu ijuru rya kabiri, abadayimoni bakayahindura nk'umukungugu, bakayashwanya gusa akagaruka hasi, ahubwo kugira ngo abe ibisubizo ahubwo akaba ibibazo byiyongera. Ese urimo urasenga yahe? Amasengesho y'imfabusa. Reka dusome ijambo. Urimo urasenga yahe? Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Abantu baravuga ngo inkoni y'Imana, ngo Imana ije kubita inkoni, Imana ije kubita inkoni abantu, kandi Imana irera, Imana ntabwo ijya irwana n'abantu. Nsanga Yohana igice cya 19 umurongo wa 11 haravuga ngo mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Yesu aramusubiza ati, ntiwagira ububasha bwo kugira icyo untwara utabuhawe buvuye mu ijuru. Nicyo gituma ukungabije akurusha icyaha. Aleluya. Reka twongere dusome muri Matayo 26. Ijambo ry'Imana ryanditswe na Matayo 26. Reka tuzina rya Yesu. Matayo 26 haranditse ngo umurongo wa 51 kugeza kuri 52, haranditse ngo mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ndasomera ijambo. Haranditse ngo umwe muri abo bari kumwe na Yesu arambura ukuboko, akura inkota ye ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru, amuca ugutwi. Maze Yesu aramubwira ati, subiza inkota yawe mu rwubati rwayo, kuko abatwara inkota bose bazicwa n'inkota. Haleluya. Reka tujye muri Matayo 26 umurongo wa 62 kugeza kuri 63. 26 ijambo ry'Imana riraryoha cyane. 26 umurongo wa 62 kugeza kuri 63. Haleluya. Imana yacu habwe icyubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Haravuga ngo umutambyi mukuru arahaguruka aramubaza ati, ntiwiregura na hato? Ntiwumvise ibyo bakureze? Yesu arihorera. Haleluya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ahangaha ni ahantu Yesu arimo arerekana ko yashoboraga kwirwanirira, ariko yaravuze ati, waguhaye ububasha
niwe ufite icyaha gikomeye kukurusha. Muri Matayo 26, 62, 63, Yesu yaracecetse, noneho we yumvaga atari bubahe amahirwe. Yesu yumvaga atari bubahe amahirwe yo gukomeza kumubaza ibibazo, aricecekera, araceceka. Yacecekeshejwe n'iki? Yaracecetse kubera ko yarazi imbaraga afite, yazi ko nkuko yabwiwe, yarazi ko ashobora guhamagara batayo na batayo z'abamarayika zikaza zigatsemba bariya bose bari bagiye kumubamba, ariko yageze aho araceceka. Iri jambo riziye kubera iki? Amasengesho y'imfabusa. Amasengesho y'imfabusa ni ya yandi umuntu asenga asaba kugira ngo atabarwe. Umuntu asenga asaba kugira ngo atabarwe, ariko mu gutabarwa kwe hakavamo kugirira nabi undi, hakavamo umubabaro wundi. Umuntu asenga kugira ngo atabarwe, ariko mu gutabarwa kwe hakavamo amarira y'undi. Ayo ni amasengesho y'imfabusa. Kuki ayo masengesho abantu benshi bayasenze agakora, kandi bakaza no mu rusengero bagatanga ubuhamya? Abantu benshi basenze ayo masengesho y'imfabusa arakora, baraza batanga ubuhamya, ariko ayo masengesho ntabwo yarenze ijuru rya kabiri, kuko ni amasengesho atera. Ndaguha urugero. Ufite umuturanyi ukumereye nabi, warangiza ukagenda uti nge murokore njyewe reka ngende nsenge uzare ko inkubi zamukubita. Murokore akagenda agasenga, umukristo akagenda agasenga akarira agakutiririza, agasaba ngo umuturanyi azapfe cyangwa azakora agisida y'imodoka cyangwa inzu yizashe, ibintu bye bihiremo, uwamurozi azapfe, amatungo yahiremo, ibintu byose. Yajya kubona akabona birabaye. Noneho wa wundi akagenda akajya mu rusengero agashima Imana, ati ndashima Yesu, ati ibyo yankoreye, ati nasengeye umwanzi wanje apfa nabi, atapfa mureba mbone. Abandi bagasengera abasore abakobwa babenze, bagasengera ngo bazagira ubuzima bubi. Abandi bakobwa babenzwe n'abasore bagasenga ngo abasore bazagire imikoshi, ngo inkuba zizabakubita, ibintu bibi bizababeho. Bajya kubona ko bakabona byarabaye, bakibwira ngo ni Imana yabasubije, bakibwira ngo ni Imana yahannye abo bantu. Ababyeyi bagasengera abana babo ngo bazahure n'ibigeragezo, ngo kugira ngo bakizwe, ngo kugira ngo bemere gukorera Imana, ngo kugira ngo wajya ukabona umwana indwara iramufasha. Abagore bagasengera abagabo babo bajya mu ndaya, banywa inzoga, bo basinzi, bamara amafaranga yose bakayamarira hanze, bagasenga ngo abo bagabo ngo bazabura akazi, barware banagume mu rugo, bajye babazanira ibiryo n'ikiyiko babashire mu kanwa. Wa mugabo wajyaga yirarira iyo ngiyo ukwezi kose, ukamusengera uri umukristo ngo Imana ngo izamukubita inkoni, wajye aza umuha ibiryo mu kanwa, umuhagurutse mu gitanda ujye kumwoza. Ayo ni amasengesho y'imfabusa. Ni amasengesho y'imfabusa, kuko umwami Yesu Kristo umwuka we wera arera, ntabwo yigera asubiza amasengesho yo kugirira nabi undi muntu, ahubwo we arashaka ko abantu bose bakizwa, arashaka ko abantu bose bezwa, arashaka ko abantu bose bamuganishijwe n'umutima wabo n'urukundo, atari ku ngufu, atari kubera ko bamerewe nabi. Abo bana basengera ngo inkoni y'Imana izabakubite ngo kugira ngo bakizwe, abo bantu wakongera akabaha ibyo bari bafite igihe bifataga nabi, bakongera bagasubira mu isi. No kuvuga ngo Yesu nta muntu ushaka kumubesha, ntabwo umwana aba yarakijijwe, ahubwo uwo mwana aba waramwoburije gukizwa. Umuhaye rero byari yari afite igihe ari mu isi, yakongera agasubira mu isi, noneho agakuba kabiri ibyo yakoraga. Uyu umugore yasengeye ngo Imana izamukubita inkoni akarwara akaguma mu rugo, ni inkoni, ariko inkoni yavuye muri deuxième siècle, mu ijuru rya kabiri. Abadayimoni bo mu ijuru rya kabiri nibo basubiza amasengesho y'imfabusa, nibo basubiza amasengesho y'abanyabyaha. Ati Imana ndashaka ngo umpe akana nanjye nzabyare, nzagira umwana. Kandi agasaba umwana atari kugira ngo azamuture Imana, agasaba umwana ari kugira ngo azamukoreshe ibindi byaha.
wajya kubona ukabona afite umwana ukibwira ngo ni Imana yamuzanye uwo mwana, kandi abadayimoni baramwambuye umukristo, bakamwambura umukristo wari urangaye wasabye umwana akamusengera akigiriza. Wa mwana yabaraje agasanga mukristo ari mu ntege nke, arimo aratongana, arimo aravuga menshi, arimo aravuga abantu nabi, ndetse arimo aravuga n'Imana ko yanze kumwumva. Abadayimoni bagahita bafata wa mwana cya gisubizo bakajya kugiha wa muntu wakoze ibyaha, wa wundi ukorera amashitani, wa wundi ukora ibintu bibi, akariwe bajyana ryo cya gisubizo cya mukristo. Ko baje abamarayika baje bazanye igisubizo, basanga mukristo ararangaye, mukristo yasubiye mu isi, mukristo yagize agahinda, mukristo yibereye mu bindi bintu, amasengesho yasenze n'ibyo yasabiye yarabyibagiwe, kandi yibagiwe ko Imana isubiriza mu gihe cyayo atari mu gihe cya mukristo. Haleluya. Niyo mpamvu mubona ukabona abanyesi benshi bamwe bakora ibintu bibi baranezerewe, ukabona abakristo bamwe bararembye, barababaje, bameze nabi. Amasengesho basenga ibisubizo biraza, bigasanga mukristo ararangaye, arimo arareba bo mu isi, ngo reba imodoka afite, ngo reba ikizu abamo ukuntu ari cyiza, ngo reba uriya mugore afite, ngo reba twebwe ukuntu tumeze. Ugasanga mukristo noneho bamuzanira bya bisubizo yasengeye bije, bigasanga abadayimoni bamuteza imitego, harimo aratongana, arimo ararwana, cyangwa arimo ariba, yasubiye mu isi, yasubiye inyuma. Bagahita abadayimoni bafata bya bindi byose bakabijyanira wa wundi wagiye mu bapfumu, wa wundi wamenye ibitambo by'amaraso, wa wundi wakoze imyanda yose, bakabimujyana. None ukabona wa munyesi, wa musataniste araryohewe, ameze neza. Ariko ijambo ry'Imana rirakongera rikatubwira ngo ntitukigere turangazwa n'ibyo bafite, ngo ntitukigere turangazwa n'ibyo bakora, ngo ntitukigere turangazwa n'ibyo batunze. Pawulo yaravuze ngo byose babifashe nk'umwanda, byose babifashe nk'ibintu bitagira bitafite umumaro, ngo nk'uko isi yamubambye ngo nawe yarayibambye. Rero ntabwo amasengesho yacu ibisubizo byakagombye kuza bigasanga twarangaye, twacitse intege, kuko abadayimoni bo baba biteguye, kandi nibo baba bateguye iyo situation, kuko baba bazi neza yuko uri busubizwe uwo munsi, bakagukuraho amavuta. Noneho igisubizo cyaza kuza kigasanga utari mu mwuka pe, wavuyemo neza, ahubwo wasubiye mu isi, agakiza wakarambitse hasi, wasubiye mu isi. Reka amasengesho y'imfabusa. Amasengesho y'imfabusa ni ukwirwanirira. Gusenga duca imanza. Gusenga duca imanza nabyo ni ukwirwanirira. Uti se gute? Kuko iyo usenze uca imanza ukavuga ngo uyu muntu ngo yarangiriye nabi, ngo azarimbuka, ngo reba ibyo akora, iryo ntabwo ari isengesho. Urimo uraca imanza, uramucira imanza ngo azarimbuka, ariko ntabwo uzi umunota we wa nyuma, ntabwo uzigera ubumenya. Ushaka kumubwira ntabwo ushaka gushyiraho akadomo ngo uvuge ngo azarimbuka, ngo azarimbuka pe, ngo ubushyiraho akadomo, kuko wajya gusanga wowe warimbutse mbere njyewe yagiye mu ijuru utabizi. Muribuka cya gisambo cyakiri ku musaraba, cya gisambo cyakiri ku musaraba cyagiye mu ijuru, aho cibye, abo cibye ntabwo bamenye amakuru yacyo, ntabwo bamenye uko kiyejeje, ntabwo bamenye uko cyakijijwe, ntabwo bamenye ukuntu cyasabye imbabazi, ntabwo bari bahari. Ariko igisambo cyagiye mu ijuru, Yesu arakibabarira, kandi abo cibye naho cyanyuze hose ntababizi, bazi ko ari igisambo. Rero niyo mpamvu akadomo ka nyuma k'umuntu nta muntu ugomba kugashiraho, kuko akadomo ka nyuma ni Imana igashiraho. Reka nkubwire, gusenga tudaca imanza. Gusenga tudaca imanza ni gute? Ni ugusenga ugaha umuntu wese opportunity. Nta muntu Yesu yaremye udashobora gukizwa, nta numwe ubaho. Yesu afite imbaraga kuri yo, nta dayimoni ni udashobora kujya imbere y'inguce bugufi.